Ese wari uzi ko inka ishobora kuba imashini cyangwa imari shingiro, fixed capital, cyangwa ikaba ibiryo bitewe n'amahitamo yawe? Karl Marx yigeze kuvuga ati, as a beast of toil, an ox is fixed capital. If he is eaten, he no longer functions as an instrument of labor, nor as a fixed capital either. Inka iyo ikoreshwa nk'inyamaswa y'umurimo iba ari imari shingiro, ariko iyo iriwe ntabwo iba ikiri igikoresho cy'umurimo. Uyu munsi tugiye kureba isomo rikomeye bishatse kuvuga ku bukungu no ku buzima bw'umuntu ku giti cye. Muri iyi mvugo Marx yatubwiraga ko ikintu kiba imari capital ari uko kigufasha gusa kubyara undi musaruro. Inka ishobora kuguha ibigori byinshi mu myaka 5, bityo ukabona amafaranga menshi muri icyo gihe yagura n'izindi nka nyinshi. Ariko inka ubaza ukayirya uyu munsi ikubera amafunguro gusa, ariko ikabirangiye. Agaciro kayo nk'igikoresho kaba gahagaze. Muri iyi mvugo Marx aratwigisha amasomo 5 y'ubuzima. Isomo rya mbere, menya itandukaniro ry'ibyo utunze, asset and consumption. Nk'uko Marx abivuga, hari ibintu utunze bikubyarira amafaranga nk'inka n'ibindi bitwara amafaranga agereranya n'inka yariwe. Ati shyira imbaraga mu bintu bigufasha gukomeza gukora cyangwa kwinjiza amafaranga, aho gusesagura no kurya igishoro kizinjiza undi musaruro ejo hazaza. Isomo rya kabiri, fata neza igihe cyawe kuko ari cyo gishoro cy'ibanze. Igihe cyawe kimeze nk'iyo nka, ushobora kugikoresha wiga, fixed capital ikakubyarira ubwenge mu gihe kirekire, cyangwa ukagikoresha wishimisha gusa, ari byagereranya nko kurya igishoro. Iyo uriye igihe cyawe mu bintu bidafite intego, uba utakaje igikoresho cyari kuzagufasha kubaho neza ejo. Isomo rya gatatu, irinde kuvunja ejo hawe kubera uyu munsi. Inka cyangwa cya gishoro iyo kiriwe kiraryoha, ariko nyuma yaho watekereza ko icyo uzarya ejo, ugahagarika umutima kuko udafite ikizinjiza ibikubeshaho. Mu buzima menya kwifata uyu munsi kugira ngo utazisenyera ejo. Kwizigama ni ukurinda inka y'umurimo ngo utayirya uyu munsi. Isomo rya 4, menya ko agaciro k'ikintu gaturuka ku cyo kigufasha kugeraho. Inka ubwayo nta kivuze, agaciro kayo ni uko ihinga. Nawe impano ufite cyangwa amafaranga ufite nta gaciro bifite niba bitagufasha kugira icyo ugeraho. Agaciro kawe ntabwo ari uko umeze, ahubwo ni umusaruro utanga aho uri. Mu kazi ukora ni byiza niba utanga umusaruro witezweho, kuko wowe ntacyo umukoresha wawe agukeneyeho uretse umusaruro gusa. Burya nta n'ikindi muba mupfana. Isomo rya 5, menya ko amahitamo yawe ari yagena uko ejo hazaba hameze. Marx atwereka ko inka ishobora kuba ibintu bibiri bitandukanye bitewe n'icyo nyirayo ashaka. Nawe ubuzima bwawe buri mu maboko yawe. Ushobora guhitamo kuba umukozi ubyara umusaruro, cyangwa ugahitamo kuba umuntu urya ibyo yari akwiye gushora. Karl Marx yibandaga ku bukungu, ariko rero ubuzima nabwo ni ubukungu. Ubaye ari wowe wahitamo guhingisha inka yawe cyangwa wayirya uyu munsi? Bitubwire muri comment, ntiwibagirwe gukanda subscribe unadusangiza abandi. Ndi Modeste Info nk'ibisanzwe ku ijambo ry'ubwenge by Info, naho ubutaha bye.